Haleluya, Yesu Kristo ashimwe. Ndabasuhuje bene data abo tubana mu mwanya wa niba turi buri gitondo, aho uherereye hose inshuti yanjye, bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Dukomeje kuba imbere y'Imana ishobora byose, izinze ijoro izingura amanywa, iravuze ngo ngera uhumeke ubeho, biremeye. Imana ihabwa icyubahiro. Nyemerera uhereze Imana icyubahiro muri iki gitondo. Banza Imana hose muri byose, banza Imana ku bawe no ku byawe. Bwira Imana igukandagirire ku babisha bawe, aho bari gupangira imigambi mibisha, inama zo kukugira nabi. Imana ihakandagire izubike mu izina rya Yesu Kristo. Iki gitondo tubanje Imana igira neza, Imana y'inyembaraga. Nyemerera rero mwa kino gitondo unyemerere ubyukane ishimwe, ubyukane guhereza Imana icyubahiro kuko ari ibyemeye. Muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Turacyari muri teme yacu y'iki cyumweru ivuga ngo gukomera kwawe nuko wubaha Imana. Gukomera kwawe muri uyu mwaka nuko uzubaha Imana. Gushyirwa hejuru kwawe nuko uzubaha Imana. Gukomera kwawe ntabwo bizava ku mafaranga, ntabwo bizava no ku miryango, ahubwo gukomera kwawe gufite imbaraga, gufite gukomera nyine ukabona urakomeye urashikamye, nuko uzubaha Imana. Gukomera kwawe nuko uzubaha Imana. Gukomera kwawe nuko uzemera kugendana n'Imana. Gukomera kwawe nuko uzemera gukomeza gukizwa. Gukomera kwawe nuko wubaha Imana. Imana ishimwe. Nuko uzakomeza kubaha Imana umwaka wose, uhereye muri uku kwezi kwa mbere ukazageza mu kwa 12 ucyubaha Imana. Imana ishimwe mu byo uvuga n'ibyo ukora n'ibyo upanga. Hazuzuremo kubaha Imana, hazuzuremo guha Imana agaciro, hazuzuremo kubahisha Imana, hazuzuremo mbese kwereka ko Imana ifite uruhare, ifite imbaraga mu buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Nyemerera rero tudatinze dusome ijambo ry'Imana. Ni Zaburi ya Dawidi, Zaburi 71, umurongo wa 21. Dawidi ahangaha avuze ngo iki? Aravuze ngo ungwirize gukomera, uhindukire umare umubabaro. Imana ishimwe. Dawidi we yisabiye ikintu kimwe gusa, kuko yari asobanukiwe ko intambara n'urugamba abarimo anyuramo bikomeye. Yari asobanukiwe ko ubuzima butoroshye. Uhereye mu buto bwe yabonye intambara anyuzemo zikomeye. Sawuli nawe amumereye nabi, ntabwo byari byoroshye. Rero arangije aravuga ati Mana ungwirize gukomera. Iryo ni isengesho nawe wasenga muri iki gitondo. Ni isengesho wasenga usaba Imana ngo ikugwirize gukomera, ikugwirize imbaraga, ikugwirize gukomera. Ni isengesho wasenga muri uyu mwaka tukiwutangira, ukabwira Imana uti Mana uyu mwaka uzangwirize gukomera, uzampa imbaraga, uzabane nanjye, uzagendane nanjye. Mana uzandwanirire, Mana uzanesha ababisha banjye bagipanga kungirira nabi, imipangu yabo uzayipangure. Mbese ugasenga Imana ukayibwira uti Imana ungwirize gukomera. Nta muntu udashaka gukomezwa n'Imana, nta muntu utifuza kunesha. Ni icyaha rwose iyo wakinesheje ukabona uvuye mu byaha, ukabona Imana iguhinduriye izina, ukabona uhinduye imibereho, nabyo birakunezeza. Kuba wari nk'umuntu w'umusambanyi, Imana ikaguha imbaraga zo kunesha icyaha cy'ubusambanyi, birakunezeza. Iyo wari umwesikoro w'umubeshyi, Imana ikakugira neza ukava muri icyo cyaha cy'ububeshyi, nabyo birakunezeza. Dawidi avuze ngo iki? Ngo ngwirize gukomera. Imana ishimwe. Nawe nakubwira ngo ubwire Imana ngo Mana ngwiriza gukomera igihe nk'iki ungwirize gukomera, ungwirize imbaraga zo kunesha icyaha, ungwirize imbaraga zo kwitandukanya n'ibibi. Ukabwira Imana uti Imana ungwirize gukomera, unkomeze rwose, unkomereze mu nzira yawe, unkomeze Mana unyambike imbaraga, unkomeze Mana ungire uwo guhamya. Uyu mwaka Mana ungwirize gukomera, uyu mwaka ungwirize ubuzima bwiza, unkomeze uyu mwaka ume
ubu imibereho myiza unkomeze. Dawidi amenya neza yuko gukomezwa k'umuntu guturuka k'Uwiteka. Niyo mpamvu avuze ngo Mana ungwirize gukomera. Imana nishimwe cyane. Dawidi akomeza avuga ngo uhindukire umare umubabaro. Urumva byari byoroshye? Ni ukuvuga ngo Dawidi avuga iri sengesho yari afite umubabaro, abwiye Uwiteka ngo uhindukire umare umubabaro. Birashoboka ko umwaka wa 2025 wawutambukanyemo ibikwazo, wawutambukanyemo umubabaro, wawutambutsemo warashinyirije cyane. Biragukwiriye rero gusenga nka Dawidi ngo uhindukire umare umubabaro. Imana ihindukire muri uyu mwaka. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu ahindukiye ashobora kuba yari ari kureba ahandi, ariko agahindukiza umusaya akakureba. Imana rero ihindukire ikurebe ikumare umubabaro. Imana ihindukire ikuvane mu bushomeri. Imana ihindukire iguhanagura ayo marira. Imana ihindukire igukize inzara. Imana ihindukire ikuvane mu buzima budafatika. Imana ihindukire ikurebe ikuvaneho igisebo. Dawidi abivuze neza, aravuze ngo uhindukire umare umubabaro. Uyu ni umwaka wo gushyirwa hejuru n'Imana, kandi ni umwaka wo gukurwaho igisuzuguriro. Imana ndayinginze muri iki gitondo cyane bature cya kare, ihindukire ikumare umubabaro w'ubwo burwayi umaranye igihe. Imana ihindukire ikumare umubabaro w'izo manza bagushyiramo za buri kanya. Imana ihindukire ikumare umubabaro wo urengana. Imana ihindukire ikumare umubabaro wo usuhuza umutima kandi uwusuhuje igihe kirekire. Imana ihindukire ikumare umubabaro. Nuko Dawidi asenze neza, arasenze aravuze ngo uhindukire umare umubabaro. Ni ukuri Imana uyu munsi guhindukirire muri gahunda wapanze ikumare umubabaro. Muri uyu mwaka Imana izahindukire ukwezi ku kwezi, izajya ihindukira ikurebe ikumare umubabaro. Imana ishimwe cyane. Dawidi abivuze neza cyane, aravuze ngo ngwirize gukomera. Ni nkaho yavuze ngo ngwirize imbaraga, ni nkaho yavuze ngo ngwirize umwuka wera nkomeze nkizwe. Arangije ngo kandi uhindukire umare umubabaro. Imana ishimwe. Ndinginze mu izina rya Yesu Kristo, ibyakubabaje byabaye byinshi, ariko Uwiteka Imana ahindukira kumara umubabaro. Imana ishimwe cyane. Imana ibanezeze. Mugendane n'Imana, muhahe muronke, mubone Imana. Mugitangira uyu mwaka utangira Imana ikuhindukirira. Utangira uyu mwaka Imana ikumara umubabaro. Iyo umuntu ashize umubabaro araseka, iyo umuntu ashize umubabaro arahumeka bikemera, iyo umuntu ashize umubabaro yewe aratambuka ntagire igihunga, iyo umuntu ashize umubabaro aricara nawe akaruhuka. Uwiteka guhindukirire akumara umubabaro. Imana ishimwe. Mugendane n'Imana, muhahe muronke. Shalom. Muhaye agaciro